Nishimiye kubana nawe muri iki kiganiro cyiza. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko iryoshye cyane. Nkaba nifuza ko dutangirana ndetse tukaza no gusozanya kubera ko uri buze kunguka byinshi cyane ku nsanganyamatsiko twaguteguriye. Uyu munsi turaganira ku ngingo ikomeye cyane ndetse iryoshye ariyo yitwa gusura umwana wawe ku ishuri. Hashobora kuba muri pirimeri cyangwa se muri segonderi. Ndagira ngo rero ntugire na kimwe kigucika. Ababyeyi benshi nyuma yo kohereza abana babo ku ishuri bibwira yuko wenda hari inshingano zabo zirangiye. Bakumva ubwo umwana ageze ku ishuri birangiye, inshingano zabo zirangiye, igisigaye ari ukuzabonana nabo babazanira amanota. Ariko ibyo ntabwo ari byo. Dore impamvu eshanu zerekana ko ari ngombwa gusura umwana ku ishuri. Niba utarakora subscribe, utarakanda kuri channel yanjye, ndagira ngo ukandeho kugira ngo dushobore gukomezanya twese tuziranye kandi mu rukundo. Ndabizi neza yuko abana bacu bazaba abahanga, cyane cyane nidukomeza kubitaho. Ndabizi neza yuko impinduka zose zizaba. Buriya kugira ngo umwana abe umuhanga biterwa na fagiteri nyinshi. Gusura umwana ku ishuri bituma wowe nk'umubyeyi ugira ishusho y'uko umwana yitwara mu masomo igihe cyose ari ku ishuri. Ntabwo ari mu masomo gusa, ahubwo binatuma ugira ishusho y'ukuntu umwana wawe yatangiye ndetse n'ukuntu yagiye amenyera sosiyete nshyashya aba yinjiyemo. Bituma umenya mu buryo bw'imyitwarire, wenda ariko aba ariyo tuvuga conduite, bituma umenya ngo umwana wawe abanye gute na bagenzi be, cyane ko buriya ishuri ni kominote nshyashya umwana aba yinjiyemo, aba akwiriye kumanaginga cyangwa se aba akwiriye kwigishwa, agatozwa kuyibamo mu buryo buri positive, agatozwa kuyibamo atanga umusaruro. Bityo rero ni ngombwa yuko umusura kugira ngo umenye ngo mu myitwarire. Gusura umwana ku ishuri bituma wowe umenya ishusho afite mu buryo bw'imyigire ye. Urabizi ko ku ishuri iyo umwana ahageze ahasanga amasomo atandukanye. Tuvuge niba yaravuye pirimeri yigaga mate, akiga ikinyarwanda, akiga social study, akiga science, akiga wenda igifaransa, akiga icyongereza mu buryo ariko bufitanye isano na pirimeri. Noneho rero iyo azamutse ageze segonderi aba agiye guhura n'izo za shimi cyangwa se chemistry, geography cyangwa se geography, guhura n'izo za history cyangwa se amateka, mbese amasomo atandukanye yigwa muri segonderi. Bityo rero ni ngombwa yuko ufata umwanya ukajya kureba ese umwana wanjye uko yigaga muri pirimeri, mu gihe ubwo ndi kuvuga mu gihe agiye segonderi, yashoboye gukora icyo bita adaptation. Yagize adaptation, ashobora kugendana n'igihe, agendana n'amasomo. Ese umwana wanjye ko muri segonderi bisaba ko hakorwa research, umwana wanjye yaba yarashoboye gukora za research? Umwana wanjye ashobora kuaccessinga library cyangwa se za bibliothèque zitandukanye ziboneka ku mashuri, aho bimufasha kuba yakiyongera mu buryo bw'ubwenge. Ayo ni amakuru yose uba ukwiriye kumenya kugira ngo ushobore kugira aho uhera ufasha umwana wawe. Erega uriya mwana mu buryo bw'imyigire, mu buryo bw'imikurire y'ubwonko, akeneye affection yawe. Affection yawe nk'umubyeyi iba igomba kuhaboneka mu buryo ubwo ari bwo bwose. Reka dukomeze n'izindi ngingo. Gusura umwana ku ishuri kandi bituma umenyana n'abarezi be. Urabona ni urugero, niba yaravuye muri pirimeri ajya segonderi, agezeyo ahasanze kominote nshyashya, ni ngombwa yuko ubusabane wari ufitanye n'abarimu ba pirimeri bwongera bugakomeza muri segonderi kugira ngo nyine ushyigikire umwana wawe. Gusura umwana wawe rero bituma umenyana n'abarezi bakurikirana iby'imyigire y'umwana wawe ku ishuri. Bityo rero bituma umurezi akuganiriza ndetse akanaguha na nomero ya telefone, ukayifata ukajya ugira igihe umuganiriza ndetse ukamubaza amakuru y'uko umwana wawe amerewe mu ishuri. Ibyo byose iyo bikorwa ni umusanzu ukomeye, kubera ko hari igihe abana bagera ku ishuri ugasanga kuko binjiye muri kominote nshyashya nk'uko natangiye ndi kubivuga, ugasanga amasomo arabagoye, ugasanga batangiye gutsindwa, ugasanga uko bigaga byarahindutse. Ayo makuru yose iyo uyafite nk'umubyeyi bituma ugirana ubufatanye n'umurezi ukwigishiriza umwana, bityo intego y'icyo wiyemeje aricyo bita uburezi bufite ireme, kongerera umwana ubushobozi mu by'umutungo w'ubwenge, byose bigerwaho nta kibikomye imbere. Nibyo ngibyo navuga kuri iyo ngingo. Hanyuma rero reka nze dukomeze n'indi ngingo nziza cyane, ariko niba utarakanda subscribe, uyu niwo mwanya mwiza turimo kugira ngo rwose tugirane ubucuti. Nzanashyiraho na WhatsApp group kugira ngo tujye dushobora gusabana, hanyuma twungurana ibitekerezo dutanga umusada wacu icyo dushoboye kuri iyi kominote dusangamo abanyeshuri bacu kugira ngo bakomeze gukura.
Indi mpamvu ikomeye cyane umubyeyi akwiriye gusura umwana we ku ishuri, ni yuko bituma umwana akomeza kwibona mu muryango. Urabona, biterwa n'aho umwana wawe bamwohereje, cyane cyane hano ndabivuga ku bana bari muri segonderi, biterwa na interina bamwoherejemo. Iyo rero umwana umusuye ku ishuri, bituma yongera kugira imyumvire, imikorere, imitekerereze, imivugire, ndetse akumva ko nyine yisanze mu muryango, umuryango akiwurimo. Papa kuba umufite, mama kuba umufite, cyangwa se abandi banyamuryango babandi twita ba marume, ba masenge, n'abandi bashiki be, barumuna be kuba bafite. Mbese bituma umwana yumva ko agikomeje kuba mu muryango, umuryango ukomeje kumushyigikira, umuryango ukomeje kumukunda, umuryango ukomeje kumuba hafi. Bitandukanye rero n'uko igihe cyose umwana adasurwa ku ishuri, ibyo byose bimusiganira mu mutima, akumva agizwe ibyo byose bimusiganira mu mutima, akumva muri we ntabwo yisanzuye, akumva hari ikibura, urukumbuzi rukaba rwinshi, bityo bikaba bishobora ndetse no kugira ingaruka ku buryo bw'imitsindire cyangwa se uburyo bwo gukurikirana amasomo, bityo bikaba byakurura ndetse n'ubwigunge mu ishuri. Bishobora gutera ubwigunge bwo mu ishuri, aho rimwe na rimwe ushobora gusanga umwana yitangiriye itama, ndetse ukabona umwana yageze kure rwose. Ibyo byose bikomoka ko rimwe na rimwe hari igihe aba ari gutekereza indi kominote yasize mu muryango we, cyangwa se yasize mu rugo, akibaza ati ariko se ko nasize mu rugo bameze gutya, ubuse kuko nzasanga bameze gute? Ibyo byose agakomeza kubyibaza, uko bimusiganiramo rero biba bishoboka ko nyamuneka bishobora no kumwafekita, ugasanga aratsinzwe. Ugasanga aratsinzwe. Ingingo ikomeye cyane ngira ngo utege amatwi, cyangwa se uwo nkurikiye ugire nawe icyo uyivugaho, ndagira ngo mwandike muri comment kuri iyi ngingo ikurikira tugiye kuvuga, kuko ni ingingo ikomeye cyane kandi iryoshye. Ni ukuri iyo umwana asurwa, kubera ko aba azi ko umwanya uwo ari wo wose mwarimu ashobora gutanga amakuru ku mubyeyi we, birinda umwana kugira imyitwarire mibi no kuba icyigenge. Mwari muzi ko hari abana bamwe na bamwe bajya bagera ku ishuri hanyuma bagatangira kumva kominote barimo bayirimo bonyine, bakora ibyo bishakiye, bakitwara uko bashatse, bityo bikabakururira kumva ko no mu buryo bw'imyitwarire bakwiriye kwitwara uko babonye. Bityo rero iyo umwana asurwa, ndababwiza ukuri ko bigabanya kure ku kigero kinini cyane cy'ukuntu yajyaga yitwara, bishobora kuganisha ku myitwarire mibi. Ahora yigengesereye ndetse akamenya ko iyo kominote arimo akwiriye kuyigiramo amanota meza. Ibigo byinshi bijya bitanga amanota ya conduite, amanota y'imyitwarire, ugasanga ni 40. Hano rero umwana akora ku buryo bugamije ko ikindi gihe niwamusura uzasanga mu by'ukuri afite resulta nziza ku bijyanye na conduite. Inshuti bakunzi banjye rero ni aha ngaha dusoreje, ariko ndagira ngo ngire icyo mbisabira. Ndasaba ababyeyi, abarezi b'abana, cyangwa se ba bandi bashinzwe kwita ku by'abana, aho muri mu bice bitandukanye, dukunde gusura abana bacu, kubera ko avenir cyangwa se ejo hazaza h'umwana hategurwa none. Birashoboka ko umwana wawe cyangwa se uwo urera ashobora rwose kubura amanota kubera ko gusa atasuwe, kubera ko gusa atakurikirana. Niyo mpamvu rwose babyeyi, inshuti zanjye, barezi muri mu bice bitandukanye, ndagira ngo rwose dukunde gusura abana bacu ku mashuri, kubera ko nasanze ari uburyo bubongerera morale, reka mvuge gutyo, affection, biyumvamo affection dusanzwe tubafitiye, ndetse bikagera ku gipimo cyo hejuru kibaganisha gutsinda, cyane ko ndatekereza ko uwo ari we wese wohereza umwana ku ishuri, nuko abatekereza yuko uwo mwana agomba gutsinda. Ndabashimiye. Hano ni Mwarimu Wacu TV, hanyuma ikiganiro ni Mwarimu Wacu TV show, twongeraho akajambo kitwa show. Mbasezeranya ko tuzakomeza kujya tugenda twungurana ibitekerezo binyuranye, tuganira rwose ku nsanganyamatsiko zitandukanye zifitanye isano n'uburezi. Ikigamijwe ni ukugira ngo dufashe abana kuzamura uburyo bw'imyitwarire yabo, ndetse no gukura mu buryo bw'ubumenyi, cyane ko ari bo bayobozi b'ejo heza hazaza. Ndabashimiye. Ndi mwarimu wanyu mukunda cyane.